Ndabashuje mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amazina ni Pastor Alexis nkuko tubimenyereye. Hanyuma umugisha ukomeye wo kubana n'abakozi b'Imana, abagabo b'intarumikwa, abasaza bafite ubunararibonye mu muhamagaro w'Imana, bafite ubunararibonye mu buyobozi kandi babyigiye. Tudatinze nagira ngo mbakire hanyuma bibwire abadukurikiye muri aka kanya. Babyeyi, turanezerewe kubabona. Ni byiza, hari umugani mu Kinyarwanda uvuga ngo utaganiriye na se namenye icyo sekuru yasize avuze. Iyo rero tubabonye biduhesha icyizere ko ejo hacu ari heza. Mureke mwibwire abadukurikiranye muri aka kanya. Ngewe nitwa Reverend Dr. Enoke Renza. Tuye muri Amerika, muri mujyi witwa Rochester muri state ya New York. Ndi umukozi w'Imana maze hafi imyaka 17. Imana ibaha umugisha mwinshi, murakoze cyane, mwaturutse kure, turabishimiye. Ngewe nitwa Bishop Dr. Sakindi Claude, abantuye Nasa na Uganda. Ndi umuyobozi w'itorero rya Restoration of Carmel Pentecostal Ministry ndetse n'umwarimu mu ishuri ryitwa Grace International Bible University. Murakoze cyane. Dogiteri, mwakoze mu bijyanye n'iki? Twakoze doctora, dufite doctora muri Bible and Theology. Okay. Murakoze cyane. Mwe mwakoze doctora? Twakoze mu bintu byitwa ngo ni Biblical Studies. Okay. Imana ibaha umugisha. Reka noneho nsabe Dr. Sakindi adusengera Imana, hanyuma dutangire ikiganiro cyacu cyatuzanye uyu munsi. Asante Mungu Baba, Mungu wa ajabu, kwa sababu wewe ni Mungu. Tunakushukuru kwa sababu umekuwa pamoja nasi siku zote za maisha yetu, na tunakusudia kuwa pamoja nawe siku zinazobaki. Bariki maisha yetu na watumishi wako, na umbariki mtumishi wako kutoka USA. Katika jina la Yesu tunaomba kushukuru. Amen. Murakoze cyane. Intego yanjye uyu munsi nagira ngo mudufashe ku kintu kijyanye n'umuco. Ni ikintu kigoye abantu benshi muri iki gihe, imico ijyanye no mu matorero. Twakwifashisha ijambo ry'Imana dusanga mu byakozwe n'intumwa, hatugaragariza yuko na mbere byabayeho mu itorero hakabaho impaka nyinshi zijyanye n'imico, gukebwa n'ibindi. Usanga murabizi yuko bamwe kwambara ipantaro ari icyaha, kudefiriza ari icyaha. Rimwe na rimwe ugasanga abantu wenda bakurikije aho bavuka. Numvishe Dogiteri avuga Ikinyamurenge, ugasanga yewe ibintu byakomeye akabigendera bikazana ikibazo. Reka nere no gutinya kubivuga, hakabaho kwironda. Twebwe turi Abanyamurenge, twebwe turi Abanyabwisha, twebwe turi Abanyarwanda. Ibintu nk'ibyo bisa nk'ibijyanye n'imico ni ibintu bikunda kugorana cyane. Nagira ngo mudufashe mubivugaho iki. Dufite umugisha koko mwabyize, ibintu mutubwira mwarabyize. Tubafitiye icyizere gikomeye cyane yuko turibone ibisubizo ku bijyanye n'imico. Murakoze. Katwakire Dr. Ibintu bijyanye n'umuco twavuze yuko na kare mu kiganiro twagiranye yuko twebwe twahamagawe. Itorero naryo ni ikintu cyashizwe ahacu. Ni ukuvuga ngo abizera bose bakizera yuko Kristo ari umwana w'Imana, bakamwemera, bagira yabo mico. Noneho bava muri ya mico ya kera. Ubundi kwemera, kwizera Yesu ni kuva mu byo wari urimo bya kera, noneho ukamwakira, ibintu byawe byose bigahinduka bisha. Kuva mu bintu byawe bya kera dutangiriye aho bishatse kuvuga iki? Shatse kuvuga imico ndetse cyangwa kuvuga n'umuco. Imico n'umuco? Yego. Nandukanyiriza umuco n'umuco. Imico mu mvugo yanjye uko mzumva, imico ni character.
ugomba guhindura character yawe, noneho ukagana n'umuco culture, ugahindura ukareka culture yawe ukakira culture y'Imana. None se nimba hari culture z'abanyamurenge, none se kuba nyijijwe bizankuraho kuba ndi umunyamurenge? Oya, ntibikura kuba uri umunyamurenge. Umunyamurenge ni izina, ariko niba uri umunyamurenge ariko mufite imico yanyu. Yego. Mudahuriyeho natwe abanyarwanda. Yego. N'abakongomani. Yego. N'abagande. N'abagande. Mu bagabo make icyo cyakubwira, nimba wemeye Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, n'umukoreya uri muri South Korea uyu munsi akemera Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, imico yanyu igomba guhura. Aho rero niho bigoranira, nicyo cyatumye mbahamagara uyu munsi. Kubera yuko ntago nemeranywa namwe, kubera yuko ngiye ngomba gukizwa ariko nkakizwa mu muco wanjye. Tujyanye mu byo cyane mu ndirimbo n'ibindi, none se nimba uyu munsi ndi umugande, k'abagande tubyinisha ikibuno kwa kundi mubizi, abanyarwanda mukamutega amaboko, abanyamurenge mugasirimba, none nanjye nze gutega amaboko nk'abanyarwanda nibyinisha ikibuno Imana ntago yemera? Reka nguheze urugero rutoya. Iby'Imana n'iby'Imana n'iby'imico yo hanze n'iby'imico yo hanze. Ngewe nakoranaga n'umupasiteri witwa Sango, n'umukoreya, yari umudokiteri, yari afite doctorat zibiri, yari umuntu ugutse cyane. Noneho tugitangira tujya gukorana, azaho muri service yanjye, ayizamo b'abanyamurenge barasirimba kwa kundi bazi abareba, arambwira ati simbaye numva ibyo muvuga, atari ko mu mwuka, ati ko nanjye ko ndashaka ko gusirimba, ndashaka ko gusirimba, ati mu mwuka dufite communication imwe rwose. Ni ukuvuga ngo iby'Imana n'iby'Imana n'ibyo hanze n'ibyo hanze. Yego ntidushobora guhuza wenda imico mu buryo turamya Imana, ariko umwuka w'Imana urasobanura. Urakoze, ndakubonye. Ikindi wenda hari imico idafite icyitwaye, hari imico idafite icyitwaye bitewe n'uko Bibiliya nta kiyivugaho, ariko hari imico yindi iri opposite na Bibiliya. Iyo mico rero niyo tugomba gusuzuma tukagenza, kuko hari no mu mico myiza. Dufite imico yacu y'abanyamurenge, y'abanyarwanda myiza, y'abagande, y'abanyankore, y'abashoga myiza, ikwiye no kwiganwa ikanashakishwa ku buryo abantu ahubwo tunayigisha mu itorero. Naho n'imico mibi rero irwanya, iri opposite n'ibyanditswe. Iyo mico niyo tugomba kujya gute. Urugero, tuvuge urugero, hari umuco imico y'abantu usanga ari abasenzi, abandi bagafite imico y'umuntu gushaka muramu we, muramu w'umuntu umuntu kubana na muramu, kuryamana na muramu we, bumva ko uwo muco nta cyaha. Ariko muri Bibiliya bavuga yuko gusambana ari icyaha. Ubwo uwo muco ni mu bubangamiye Bibiliya. Iyo sije kazayigarukaho kubera yuko aho ngaho nzakubaza. Ariko niba hari umuco wo gufasha abana ba murumuna bawe ukabigisha ukabagaburira, uwo muco ni mwiza. Ariko wabyaza ku mugore, kubera ko Bibiliya hari ikibyangaho bikaba icyaha. Ni ukuvuga ngo ugomba kumenya umuco uri negative n'imico iri positive, aho tukayipimira kuri Bibiliya. None se warongoye bwa mbere yakuyeho kurongora uwo hanze, nimba atararongoye mushiki we Imana imaze kurema? Nisije wenda ndende. Iyo ntabwo twabijyamo ko mu Barewe haje kuvuga ngo umuntu ntagashake mwene wabo hafi. Imana yaje kubishyiraho yagiye n'irindi somo naryo tuzaryigaho. Reka complete bishop ntanga urugero. Hano muri Kampala turi, hari umupasitori wifuzaga yuko twakorana. Noneho tugirana ibiganiro iminsi miremire, aza kumbwira yuko afite amatorero ahantu hano muri Uganda, kandi ko azajayo
buri gihe kubwiriza. Noneho arambwira ati umunsi umwe naragiye ngiye kubwiriza, habaye nijoro bategurira icumbi aho ngomba kurara. Igihe cyo kuryama kigeze banzanira umuntu ngo turarane. Noneho arambwira ati ndatangara cyane 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 rwose. Noneho abantu baramubwira ati uyu ni umuco wacu, nta muntu umusa nkawe uza wiraza wenyine. Yari umuntu ki bamuzana? N'umugabo mugenzi we? Umugore mukobwa bamuzana umukobwa wo kumuraza igitinyuke hano mu Bugande sinakure nano. Wenda sinumomba. Noneho umupasiteri w'umureverend aratangara cyane avuga ati ni ibingibi atwe umuco wacu turabyemerewe. So urumva rero izo Professor hano Sakindi yaravuze hariho imico mibi n'imico myiza. Iyo mico mibi niyo tugomba guca mu itorero. Noneho pastor yarabwiye uzi ko yabashuje, yarabwiye ibyo nibyo naje kubavanamo. Ibyo nibyo naje kugira ngo mubireke. Jewe rero sinabikora. Yaranesheje aho ngaho. Yego. Noneho bishaka kuvuga ngo mu itorero haje mu imico y'abanyamahanga, kandi abanyamahanga tuvuga ni imico ya Satani ijana abantu mu gukora ibyangwa n'Imana no kurimbuka. Rero ibyo nibyo twebwe nk'abashumba ducaha cyangwa tuvuga ko ibyo bintu bitagomba gukomeza kuba mu itorero. Murakoze. Bibiliya ivuga yuko intumwa zari hamwe zihuje umutima, kandi iyo tugendeye kuri Bibiliya hatugaragariza yuko